filime by'ibihinde mbadeba nkabona bitewe n'ibyo baranze gusera birandambiwe. Chérie, chérie, wampa amazi yo kunywa. Okay. Iza ngicyaka n'icyari kintagangaje. Ikintu zarimishe kubera ngushiye buriho bwo mwira iki. Akire bite kumana byanye filime zanyu zanandambiye n'ubundi ari amafilime sinzi uburyo ari kumva ameze kumva atari na sawa n'ubundi. Imyanya y'abahinda bayanandambiye karakara. Siranga ibintu bizana abagore mu mwanya w'atakaza muri ibi mwabiye. Kubera iki amafilime yakurambiye? Usubira ni bituma nireba nta mugeri nta gipfunsi nta magambo guza bakavuga usubira nareba nkazabiva. N'ukuntu karaga filime kameze neza k'abahinde we. Eka nta byiza mbona hari gusa byiza birarana biti kumva abantu baserera batongana bapfuza amasahani imyuko ibiyiko ibyo ni by'abagore ubundi nyine baba mu mikono usibye nge ntabyo. Karaga filime kaba karimo inyigisho nziza n'umuntu w'akana. Karaga filime nta kigenda cyayo kandi ni mwere n'amazi n'ubundi. Ibitesha umuntu kuko n'ubundi umuntu aba yanananiwe ntabwo yakuma areba biriya bintu rwose. Bapi rwose. Reba nka karaga filime iramura mubyeyi ukuntu afite umukozi umeze neza. Ubu se nkawe uba waranze ko umuntu azana umukozi akazi karanyishe. Reka abagore mwaranye ubwo rero urambonye nari maze iminsi ntora gatotsi mfite akabiri none ubwo uraje utangiye gushaka abakozi kubera amafilime arakoheje. Shana uragoye. Ubwo se guza mu mukozi bitwaye imirimo kumva umuntu yirwa yikora wenyine avunika ubona byagenda bite? Hano dufite ibyombo birenga bingahe byonyine. Gukoropa inzu y'icyumba kimwe na salo n'ibyombo nta mwana dufite wenda ngura mu mesera nta kindi kintu ukora ibyo ntidushakira umukozi. Ntago kuba umuntu yazana umukozi ariko aho kuko n'ubuzi ko maze iminsi nararwaye ubu ndafata akazi nkavanye n'uburwayi noneho ndakira neza umugongo wanjye n'urahita urangira. Gerageza rwose gerageza gukomeza nawe ntabwo nabyishurira. Akabagore mwarariwe rwose. Ubu rero mwirirwa mu kiganiro cyane muganira umukozi nose ubwe ibintu byose bazakora nawe uzahita ubigenderaho ngo nta kazi kenshi ufite ngo gushaka umuntu none azaza yirirwa yifotoje cyangwa ushaka ngo muzajya mwirirwa mureba na amafilime yanyu mwirirwa mureba mukora urugomo ukwezi kwashira nkamuhemba kandi nta kintu mwakoze muzika amafaranga avuna ubundi. Sheri ntabwo byavamo urabizi neza amazi iminsi urwaye ni gute ngiye nibwa mu kazi ni gute nibwa mu kazi kandi meze nawe gute si ibyo byombo urabyita bike ariko ntabwo uhari ibyo biba bigoye ni ukuri ugerageza niba ushaka umukozi cyangwa se usigaye mu rwayinza n'umukozi ariko none umurangire ntacyo ni muri kwitwaza ngo ibyombo bizane noneho ngufashe kubyoza by'umunsi biba birangiye ejo naho nzakakare ngufashe kugeza ukize none uzabona urwaye igihe cyose ntacyo azanagufasha si uburinganire sinumvishe ngo uburinganire bwaraje zana bigufasha aka kanya urwaye ntacyo ubwo ejo nanone n'ejo bundi uzakira woroherwe ukomeze akazi kawe nk'uko wagakoraga uwo mukozi tumwihorere. Ntabwo rero njya nakomeza guterana n'amagambo ntabwo nishoboreye niba ugomba gukorera umwe nawe ukore ntabwo ushaka kongera kubijyamo nibwo bushobozi nari mfite umugore ko mbona yariye karugura koza abakozi kuva nabo sindatunga umukozi njye nsora amafaranga yo guhinga umukozi none ngashaka umukozi ariko rero ibyo mubwira nabyumva ejo bundi bamuhaye imiti yuzuye igikapu yari arayifite afite imiti myinshi amaze iminsi ari kunywa nshobora kujya ugasanga arapfuye noneho umwana icyayi imana ntiyazana akibabarira kamuhereza umukozi n'undi amafaranga afite ntabwo arimo ajya ku buryo nabura 30 byo guhemba umukozi. Sheri enda hano ndi yese ariko noneho ko wisubiyeho enda tubiganireho ese ntabwo buricara egera rero njye nta mwuka mfite wo kuvugira aho ngaho kujya geragera rero tubiganire none se ahantu baba basuzuma umukozi basi ku buryo uri kuvuga ngo ushaka umukozi ari wowe waba uzi ugomba kumushaka ntabwo njye mbazi ntabwo nkunda
none se ubwo ngubwo ngenda ashaka umukozi ibintu by'abakozi mu rugo bwo use ndamye use ushaka umuhungu umukobwa umugore w'ingigo se neza neza telefone yagire maze umuhungu nimba yakubona Johnson ya phone yangiye hadi amuhamagara umuntu turebe ko tumatorera umukozi basi ideda aha nuko mbona bitazashoboka nimero ya Eric se ndacyayifite nayibonye sana kibo muri Kigali se abantu babatunga telefone kabiri oui misi nyinshi kabisa Shara kabiri nyine tutavugana mwana nyine imisi bayaraduswaye ariko gusa byo byagenda gatuma cyane amahoro urebye turashima Imana ahubwo shashere wanjye amaze imisi arwaye shameze nabi rwose ikintu cyane nshaka cyumufasha nshaka ko nshaka umukozi rwose ndabi ntujya wigurira undandi umukozi rwose kuko shere wanjye ameze nabi nshaka umukozi wo kumufasha ufite umuhungu gusa nta kibazo apfa kubaza akazi atari ubwa mbere abikoze nyine amenyereye akazi kuko urumva umuntu urwaye biramusaba kuzajya akora cyane nyine ewana ukumva nyine akamufasha bishoboka oya n'ubundi twari inshuti n'ubundi se sha n'ubundi ntari n'ubundi uruwanjye ngo ntacyo noneho rero kaze ubwo ngubwo ubanze umunshugurikire nyine kaze ndongera ngo uhamagare mubaze niba wamuvugishije ntajya turongera tuvugane kabisa ntari shiri numva ko noneho ukoze ikintu cy'abantu bakuru numva ni nta bushobozi nari nifite bwo kwirwamo hirya mu bintu byose nta kintu nakwiba n'amafaranga yose ufite umushaka bona n'uri nta kintu nakwiba ngifite ntacyo ahubwo akagutegura nta kibazo kaze turebe bitegereze n'agasipirizi merci naho muri se hari n'amateleviziyo n'umuntu n'umuntu wabishije muri sinema niba tuzarengeje kaze ndebe ko ntabona twa dukweto twanjye ajya gushaka umukozi rwose ntamukuboneye ahubwo reka mpite nzana namukuzanira aka kanya rero urabona ko akazi nakuboneye baraguha 25 bitanu biraba ari ibyanjye nabirenze ngenda itanyaga ariko haba ari heza babo ni ahantu heza ari heza wete rero uruntu rwawe wote uruntu rwawe boro birimo hano mwana rero we bari ababosi nkorejeho ni abantu beza cyane wowe ntuzanzibye ntuzankoresha ibara yewe ngiye akazi ndakazi yaba ari no gusasa ahubwo se hari abana bahari n'uwo mugore akazi ndakazi wewe gusa ntuzanzibye ndabona n'abagira amahane n'abatagira nagira nk'uko umuntu n'abagenzi bo barimo koreka dukomanga byari abanyende abo bakire bawe ibintu burimo uvuga numve ko bari sawa ibyo bitangiye nahita mbiguha arabirenze nawe umusesheri nuko n'ubundi ibintu biba byaranze ariko ntacyo umukozi katumvegerezwa mutuzanire akazi gakomeze kugenda neza ndebe ko aratorera God have mercy. Sinzi ari umukomanga imbere basanga ibisubizo bya bisubiye. Imbere ni kumara umukomanga basanga ari babantu. Mavana ariko umukozi bose rero nk'umugabo mbaza ni umukozi ni uyu nguyu bazanye ari ni karibu n'ibinjira murakoze cyane kigali naho bakuramo inkweto ye bibaye niko bimeze none se wamugeze Kumera ko birakomeye. Urategutse sha. Kumera ko yina mukozi nzaniye se. Boss no uyu nguyu nkuzaniye rwose aza akazi ibintu byose. Okay.
Ewana kabisa. Umuntu inshuti yanjye ntabwo nahabwa. Cyakora bangute cyakora nicyo mukora. Byo gukoropa, koza ibyombo, gufura, ibintu byose arabizi. Umubona se reba. Asanga bikora sera cyangwa ariko Sura afite igikapu kingana uko ngubwo atavuye mu kazi. Bose rero umukozi ndamubazaniye naho kuri phone sawa. gusa kandi koza akazi keza umva ejo tuzabana ntacyo nzaku. Urakoze. Tuzabiganira ntari bikabisa. Sawa. Yego. Uteshaka. Byiza bose. Ukoze ko mana ndashotsera. Ukoze ntabwo nizeye imikorere yiwe. Ari kureba nkabona yajyasa nibaje neza. Umukozi usakuriya. Ukorera uramu ntari umukozi. Baranga abantu bibaba ugati kanje guprofita. Uri kureba kavuga ati batuzaniye umukozi. Banza ushyira hasi icyo gikapu. Ese aho wagurira samari n'umujura urabibonaho gute ubimubonaho? Akagira umukozi ntabwo ngiye umukozi ntabwo mwemera ngiye. Amubona uramu kandi ndeba ari umusirimu. Ni umusirimu. Yambaye n'amasogisi ye. Ariko burya ubundi ni uko aba yenda atitaweho cyane. Gusa kwitaweho cyane n'umwana ukorera. Yitaweho cyane. Mwiteho urebe neza we kataba neza nawe. Ubwo raje uzajya umwitaho yuko karabaye. Ni ukumwitaho nyine agasa neza. None bihamije ngo ni ukumwitaho rero. None wakoresha se umuntu mu rugo rwawe usa nabi? Gusa muze no kuzana umukozi w'umuhungu nawe ubundi ibindi byose ntacyo byari bitwaye. Oya nta kibazo Ariko uragenge rwose ndi kubona ntazi byawe. God have mercy. Umara akazi uzajya mu rusengero utandatu. Nese kado ubundi ni hano n'ubwambere kuza akazi cyangwa rusanzwe n'umwarakoze. Inama ari ubwa mbere ngewe ndasanga mu kazi nakamenyereye noneho ahantu nakora. Umuntu w'abadamu wo kubakorera message iyo ndabishoboye kubamasa. Nyamara guteka yanakarabyo nkagenda nkamumasa. Nta kibazo ngewe akazi nakamenyereye bose. Numvishe neza cyangwa ni ku massage. Ngwiki ngabagore babugiye. Ngwe bakora massage. Izo mukozi nayo nakasamu. Uzajya reka ngwe gasopo. Nitse sirimo gucamana unamurebe. Ajya gutuma ikintu ureba ngo mureba ndahubwo n'amaso nzayakura munyashyira no kwiparato. Uzajya bakorera massage. Ujye umureba nk'igiti gifite amahwa. Yadushaka gukora akakujumba. Ngasanga ibyo bintu uvuze. Bizamuye kwa mabusha wawe wavuyeho kuko ahangaha iwanjye. Oya? Kuna we. Erega bosi ngewe n'amazi yo ndayashyushya nkamwoza n'ibirenge ariko niba wumva atari byo ngewe wambwiye wenda nkabyihorera. Ndabaga muri imirimo isanzwe ariko ibyo byo kumwoza ibirenge no kumumasa nkabireka. Kuko nshobora kubikora wasanga ejo watsa andi mafaranga n'ibintu twavuganye. Reka nkubwire rekera nguyu agiye kukubwira ibyo uzaba ushinzwe n'ibyo uzajya ukora. Ibyo byo kuvuga ngo ukora amasaje ngo uza abantu ibirenge ako mu kazi kagiye kuza ndakeka no ako katarimo. Reka kubwira akazi ushinzwe utazanarengera na gato ugasanga wakoze ibyo udashinzwe tugaserera. Kubwira akazi uzajya gukora. Ariko abantu batamenyereye gukoresha namwe muragorana. Cyane tugomba kugorana. Uko wari umukozi ukajyana inyamaswa mu rugo? Akumva ibintu arimo avuga ngo azakoze ibirenge mu massage umubiri wose. Hano ni muri sauna. Okay, yenda ibyo azabyihorera nta kibazo. Mubwira ibyo azakora. Akazi ndizera ko kazi. Uzi buri kimwe. Urasanzwe mu kazi nta bintu byinshi birenze hano nawe uzagenda wirebera. Yego mabuja. Okay, ubikurikirane kuko nyine ubwo bwubizi. Ubundi ntabwo ari ngombwa ko umuntu akubwiriza akazi. Kubwiriza mu akazi kandi uvuga buri umuhembe ntabwo ari sawa. Nawe ubwo baza akazi aba ari buhembe ugomba kugakora. Sibyo? Yego rwose nta kibazo. Rero akazi kaba ngaha ntabwo kagoranye. Ni ibisanzwe ni ukoza ibyombo, ni uguteka, ni gukora amasuku asanzwe. Ndizera ko ubwo ubizi. Nta gishyashya kiri bube kikuzaho kandi nawe ugomba kwiyitaho
ntabwo wakora ibyiza kandi aho utabanje kwiyitaho. Gerageza nyine ku isura y'abantu wiyitaho. Kandi ibyo bya massage wavugaga hano ntabwo bikoresha. Ibyo byo uzajya ubyirinda cyangwa se uzajya ubikora aho babigutegetse nta kibazo. Yego rwose mabuja nakora ibyo mwambwira. Okay, ngaho tora igikapu cyawe nyine ugende hariho icyumba uterekemo n'imirira uzajya God have mercy upon us. noneho urishimye n'umutega ntacyo nakwima n'ubundi gifite ntacyo ngo nyine umurava ukaze mugerageza nyine ngo turebe ko ibintu bizakorohera ntacyo ubanza woroherwe azakomeza mukorane nta kibazo. Urakoze cyane. Mubwire ko wowe tugiye kujya mu mirimo nawe mubwire azakora amasuku nta kibazo. Kadogo uzanye itorosho hano hari amazi hamenetse Guhindura ubuzima i Kigali none hari na televiziyo Yesu! ye kujya ndeba umupira reka mbanze norosha ahangaha ubundi amakosa yewe ngwigera ngo panga kugira ngo maturushe neza oya uretse ariko nangane n'amazi yahashokeye amazi yahashokeye rwose nakegerayo se bose kutegera ngo panga bimeze bite ntabwo wumva reba bose Jesus is Lord! haburi kuki mwambaye imyenda y'imikara kandi namwe muri ibikara Kadogo yewe Kadogo God have mercy upon gereka us. muri pangaha iro muri pangaha muri rego sikere pangaha ndi mu kazi uri muzima cyangwa urarwaye? ndi mu kazi ke We Kadogo Ntarama magara meze gute boss ako bimeze bite ikangoroka none se uno mutirano zirasana pe abarira ibintu baranimujika negere mu kazi kawe we Kadogo ntabwo uri kumva Kadogo aba yambaye hoteli ntabwo uri kumva ibyo nakubwira bise boss uretse bijyanye genda ukurikirana ibindi murakoze bo ntabwo hari ibyo nakubwiraga nkubwira abakozi ko God have mercy upon us. ndeba ibintu bamubwira ati igihe uri kibyari kubinyuranye ingingo nta kintu gitondo bugica cyakuzuba abantu banyabuto ariko nta kibazo nta kibazo biraza kumwigisha niba ntabwo abizi kumwigisha araza kubimenya yenda nibwo bwa mbere azabimenya mu maso ibintu turabyigaho